ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye. Ubundi ngo hari abantu batangira urugendo cyangwa se batangira kariyeri yabo bafite inzozi nini, bifuza kugera ku bintu byinshi, ku bintu birenze cyangwa se bihambaye. Abo bantu ngo barahari, ngo hakaba ariko nanone ngo hari n'ubundi bwoko bw'abantu batangira kariyeri yabo cyangwa se urugendo rwabo batazi aho ruzabageza, cyangwa se mu buryo nabo batazi, batizeye ko ibyo bintu bakoze cyangwa se iyo nzira bafashe hari ahantu hambere cyangwa se hari ahantu kure bishobora kubageza. Ati kandi none gitangaje, ati Israel Mbonyi cyangwa se umwe mu basore hano mu Rwanda bakunzwe, sinavuga ko ari mu Rwanda, navuga ko ari ku isi yose muri rusange, by'umwihariko ariko nakubwira by'umwihariko muri East Africa, muri bino bihugu bya Afrika n'ubundi y'Iburasirazuba, ko ariho uno musore Israel Mbonyi cyangwa se wamenyekanye nk'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ati nawe ari muri ba bantu batangira urugendo cyangwa se batangiye kariyeri, ariko batazi ngo iyo kariyeri batangiye izabageza ku bintu bya kure cyangwa se ishobora kubageza ahantu kure hahambaye. Ndagira ngo wumve rero ayo magambo. Uyu munsi uyu Israel Mbonyi ndimo ndababwira ni umwe mu bahanzi ba gospel cyangwa se mu ndirimbo mu byita indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nabuze mbabwira ko ni umwe mu bahanzi bakunzwe kandi bazwi cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika y'Iburasirazuba. Uyu kandi nawe mu by'ukuri atangira nibyo uyu munsi ngira ngo tuganireho, ntabwo yari azi ko ashobora kuba umwe mu bahanzi bakomeye bazwi ndetse bafite izina rikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu Rwanda muri rusange ndetse no ku isi yose, kuko ngira ngo mumaze iminsi mubona ibitaramo agenda akora mu isi yose, agenda azenguruka. Ngira ngo mu minsi ishize aherutse kujya Stockholm, aherutse gukora igitaramo muri Stockholm, niho yari arimo arataramira cyangwa se arimo arafatikanya n'abantu baho kuramya no guhimbaza Imana. Uyu munsi rero ndaje tubyinjiremo neza, tuvuge ese urugendo rwa Israel Mbonyi kuva agitangira kuririmba kugeza abaye umuntu dutinya twese cyangwa se twubaha uvuga rikijyana hano mu Rwanda byagenze gute, nize ngorane yanyuzemo cyangwa se kugira ngo atangire kariyeri urugendo rwe rw'umuziki byagenze gute, nibyo ngiye kugira ngo tubasobanurire mu kino kiganiro. Ndagira ngo rero mbere yuko dutangira cyangwa se tugira ibindi dukomeza, ndagusaba kugira ngo ufate amasegonda 5 yonyine, ni amasegonda 5 yonyine, urakanda subscribe kuri iyo channel. Urabona aho hasi ahantu handitse subscribe, urakanda wongera ukandeho utaninga notification on, kugira ngo buri kiganiro cyose dushize kuri no YouTube channel ya Steven White kije kikugereraho buri gihe, kandi ubone itangazo cyangwa se notification ituruka ku rubuga rwa YouTube ikubwira ko twashize ikintu cyangwa se hari akantu gashyashya twashize kuri no channel yacu, kugira ngo nawe ukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza muri no vacancy. Kandi mwibutsa ko na handi hantu ushobora gusanga utuntu twiza turenze usibye kuri Steven White. Dukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu rero, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Ahangaha hose ni Steven White. Ndagusaba kugira ngo hose kuri YouTube ukande subscribe, ukore share, kuri TikTok ukande follow, ndetse no kuri Instagram na Facebook ukore follow. Ubundi uyu musore cyangwa se uyu muhanzi tugiye kuganiraho uyu munsi w'iki kiganiro cy'uyu munsi ni umuhanzi, amazina ye bwite yitwa Israel Mbonyi Cyambo, ariko mu by'ukuri akaba yaraje kumenyekana nka Israel Mbonyi. Ni umwe mu bahanzi mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba bafite izina rikomeye bitewe n'indirimbo yagiye akora n'ibitaramo bitangaje yagiye akora byakunzwe n'abantu benshi, ndetse mu ndirimbo zimwe na zimwe zakunzwe z'uyu musore nka Israel Mbonyi twavugamo nka Nina Siri, yaje kuba irebwa n'abantu basanga miliyoni 89 ku rubuga rwa YouTube. Ubwo ngubwo urumva n'abantu benshi, ndetse ikaba ari imwe mu ndirimbo yabashije kuba yamuhesha ibihembo bitandukanye, ndetse akaza kugiramo n'izindi ndirimbo nk'izitwa za Nita Amini number 1 cyangwa se yankuyeho urubanza, ndetse n'izindi zitwa ngo hari ubuzima, n'izindi zagiye zikundwa n'abantu benshi batari bake cyane. Ndetse uyu musore tugiye kuganiraho ni umwe mu Banyarwanda, ngira ngo mve kano kantu neza, ni umwe mu Banyarwanda babashije kuba bakora igitaramo. Ngira ngo mwese muzi inzu y'ibitaramo iri mu Rwanda yitwa BK Arena, imwe mu nzu nini yakira abantu benshi mu Rwanda hano ngaha, by'umwihariko muri sale y'imyidagaduro. Akaza kuba umwe mu bahanzi, uyu Israel Mbonyi n'ubundi ndi kubabwira, akaba umwe mu bahanzi bakoze cyangwa se baciye agahigo ko kuyuzuza inshuro zirenze imwe, inshuro zose yakoreyemo muri no nzu y'imyidagaduro ya BK Arena. Akaba yaraciye agahigo ko kuba yayuzuza, abantu bakaza bakuzura amatike, bya bindi ngo bita ngo sold out, amatike yose yaguzwe yashize. Byagenze gute rero? Ubundi uyu mugabo cyangwa se uyu musore, nshaka mwita umusore Israel Mbonyi Cyambo,
ni umusore wavukiye ubundi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aza kuba yavuka ku itariki 20 Gicurasi, ubwo Gicurasi ndumva ari mu kwezi kwa gatanu mu 1992 nibwo uyu musore yaje kuba yavuka. Ndetse ngo bitewe nuko mu gihugu cya Kongo harimo ibibazo by'intambara muri iyo myaka, ariko n'ubundi ngira ngo n'ubundi ibyo bibazo by'intambara biracyarimo, ngo umuryango we waje kwimuka, ariko wimuka mu buryo bwo guhunga. Nyuma yaho umuryango we wimukira mu Rwanda, baza kuba bahimukira mu gihe mu 1997 ngo ndetse ngo umuryango w'uyu mugabo Israel Mbonyi bakimara kwimuka bimukiye mu karere ka Ruhengeri, ndetse aza no kuba yaba umwe mu banyamahirwe bitewe nuko ngo umuryango yavukiyemo cyangwa se muri famiye y'iwabo wari umuryango wubaha Imana, ukunda Imana, ndetse mu bintu byabo bya buri munsi bakundaga gusenga ndetse n'ibintu bijyanye no gukorera Imana muri ubwo buryo. Ndetse ngo ikindi, uyu musore akiri muto ngo nawe yakuriye mu buryo bwo gusenga no kubaha Imana. Ndetse ngo amakuru dukesha ikinyamakuru cya The New Times avuga ko ngo uyu musore basengeraga mu rusengero rwa Restoration Church, ubwo n'ubundi ngo ni Restoration Church yaho ngaho muri Ruhango, I mean muri Ruhengeri, sorry. Ndetse ngo amakuru akomeza avuga ko ngo uyu musore ubundi atangira umuziki cyangwa se urugendo rwo gutangira umuziki ntabwo yatangiye afite gahunda yo kuba yaba umuhanzi ukomeye cyangwa se yaba umuririmbyi, ahubwo ngo urugendo rwe yarutangiye ubwo kuri Restoration Church ngo batangaga amahirwe yo kwiga umuziki. Ndetse uyu musore akaza kuba yakiga piano, arayimenya ngo nisaba umwe mu bantu mu banyeshuri biganaga n'uwo musore Israel Mbonyi, n'ubundi ngaza kuba umwe mu basore bize vuba mu gihe gitoya, ndetse ikindi kandi bakabasha kuba banabifata batangira gucuranga mu materaniro. Uyu musore Israel Mbonyi rero ngo amakuru agaragaza ko yatangiye ari umucuranzi wa piano, ariko ngo bitewe n'urukundo rw'umuziki yari afite aza no kuba yakiga gitari. Ngira ngo murabizi abantu benshi mu muzino anacuranga gitari kurusha piano, ariko ngo atangira umuziki yatangiye yiga gucuranga piano. Hanyuma nyuma y'igihe gitoya aza kuba yahura n'umwarimu amwigisha gucuranga ibya gitari cyangwa se gitari acoustic n'ubundi nk'uko mubyita. Ikindi kandi nakubwira nuko ngo uyu musore Israel Mbonyi ati we avuga ko mu buhamya yagiranye n'abanyamakuru mu binyamakuru bitandukanye nka The New Times n'ibyo ndi kubabwira mu kanya, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye nk'igihe.com, uyu musore Israel Mbonyi avuga ko ikindi kandi wamenya nuko uyu mugabo Israel Mbonyi mu rugendo rwiwe rwo kwerekana umuziki cyangwa se impano y'utangaza y'umuziki, nuko ngo uyu musore yifashishije ubumenyi yari afite haba mu buryo bwo gucuranga no mu buryo bwo kuririmba, nubwo kuririmba atabikundaga ndetse ngo atabikoraga nk'umuntu byavamo ngo bimubere isoko y'umugisha nk'iyi ngiyi afite ubu ngubu, ngo ariko ngo mu bumenyi bwiwe buke yari afite mu buryo bw'imiririmbire cyangwa se no mu buryo bwo gucuranga, ngo yaje kuba yabwifashisha, ndetse ngo yiga no kuba yakandikira indirimbo amwe mu makorali yo kuri urwo rusengero rwabo n'ubundi rwa Restoration Church. Ndetse ngo zimwe mu ndirimbo yabandikiraga ziba zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa, ndetse n'abatari bakeya muri iyo korali n'ubundi muri izo korali ziwe akomeza kugenda akura mu buryo bw'imiririmbire n'uburyo bw'umuziki. Ariko mu by'ukuri ngo yari atarafata umwanzuro wo kuba yaba umuhanzi cyangwa se kuba yaba umuririmbyi wabigize umwuga mu buryo bwo gukorera Imana. Ikindi kandi nakubwira nuko nuko uyu musore Israel Mbonyi ibyo byose by'umuziki cyangwa se mu kuba yakandika indirimbo akaba n'umucuranzi, ibyo byose yabifatanyaga n'ubundi n'amasomo bitewe n'uko icyo gihe yari akiri umunyeshuri. Hanyuma amakuru dukesha igihe.com avuga ko mu rugendo rwa Israel Mbonyi yaje kuba yagura gitari yiwe ya mbere cyangwa se imwe mu nanga yiwe ya mbere, yabashije kuba yanamubera imwe mu nanga z'umugisha cyangwa se gitari z'umugisha, kuko ariyo ibintu byinshi ngo avuga ko yabikesheje cyangwa se intego ziwe nyinshi yagezeho n'ibyo yagezeho yabikesheje cyangwa se yabikuye kuri iyo gitari, ndetse akaba ari imwe muri gitari ziwe z'igikundiro yigeze yatunga mu buzima bwiwe. Amakuru avuga ko ngo uyu Israel Mbonyi igihe kimwe yaje kuba yajya kwiga, ngira ngo yari ari mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, ubwo ni muri ubwo mu byita senior 4, ngira ngo niko mu byita abantu mu kiga. Hanyuma ngo uyu musore Israel Mbonyi ngo ajya muri urwo rugendo ajya kwiga, ati yasabye ko ikigo agiye kwigaho
gitari yiwe cyangwa se iyo gita yiwe yayijyana akajya ayikoresha mu buryo bwemewe. Ati mu gihe baba bari kwiga aza kuba yasaba umuyobozi w'ikigo aho yigaga icyo gihe. Ntabwo namashije kubona izina ry'ikigo icyo gihe yigagaho, ndabona nta mu makuru mfite hano ngaha nabasha kutambona izina ry'ikigo, ariko ngo umuyobozi w'ikigo yigagaho muri icyo gihe yaje kuba yamusaba ko yajya amubikira iyo gitari hanyuma akayimusubiza muri weekend ngo mu gihe amasomo yarangiye akabasha kuba yayicuranga. Ndetse ngo ibi ngibi byaje kuba byatuma Israel Mbonyi atangira neza ku buryo bweruye urugendo rw'umuziki cyangwa se mu buryo bw'imiririmbire, aza kuba noneho yabyinjiramo ku buryo bweruye. Bitewe n'iki? Ngo uyu Israel Mbonyi ati kuri icyo kigo yarahageze arahakundirwa, agirira igikundiro gihambaye ndetse n'Imana igendana nawe, bitewe n'uko ngo muri weekend iyo yafataga gitari yiwe agacuranga abantu benshi bakundaga uburyo aririmbamo, uburyo acurangamo, ndetse ngo bitangira kumuzanira igikundiro, biza kuba byamuviramo no kuba yatangirwa kwitwa pasiteri kuri icyo kigo. Ariko mu by'ukuri hari abandi bayobozi bahagarariye abanyeshuri n'ubundi bwo ba pasiteri, ngira ngo murabizi ku bigo bitandukanye habagiye hari abanyeshuri bahagarariye abandi mu buryo bw'iyobokamana. Ariko ngo nawe bitewe n'uko ibyo bintu yabikoragamo neza cyangwa se uburyo yaririmbaga n'abantu Imana bamubonagamo n'igikundiro Imana yari yamusize, batangira kujya bamwita pasiteri. Ndetse ngo yajya kureba wa mu directeur cyangwa se wa muyobozi w'ikigo wamubikiraga iyo gitari, bitewe n'uko uwo musore yari atangiye kugira igikundiro, abantu bamuvuga neza, abanyeshuri bamutangira ubuhamya, directeur akabyishimira cyane. Ngo ndetse ngo ibi byaje kuba byatuma bitewe n'uko Israel Mbonyi yabonye ko uburyo bw'imiririmbire bwiwe cyangwa se impano yiwe abantu bari kuyikunda, by'umwihariko abanyeshuri biwe muri icyo kigo, byaje kuba byatuma atangiza icyo nakita nka groupe cyangwa se itsinda ritoya. Aho hantu aza kuba yatangiza itsinda, bakajya kuwa gatandatu bagaza agacuranga bakaririmba, hanyuma bakaza no kuba basenga bakavuga ijambo ry'Imana. Ndetse ngo bimwe mu bintu byamufashije kuba yatera imbere ndetse no kuba yagira igikundiro gihambaye, birushaho kugenda bimuteza izindi ntambwe muri kino kigo cy'ubundi cyo yigagamo n'ubundi amasomo yiwe mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ikindi kandi ngo Israel Mbonyi cyangwa se uyu musore n'ubundi Mbonyi cyangwa turi kuvugaho n'ubundi, ngo yaje kuba yandika indirimbo yiwe ya mbere ari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ari busoze secondaire ngira ngo niko mubyita. Hanyuma ngo iyi ndirimbo yayanditse akajya yumvisha zimwe mu nshuti ziwe n'abafamiliye biwe, barayikunda. Ariko bitewe n'uko uyu muhanzi yari atari yamenya ko icyo akwiriye gukora cyangwa se umuhamagaro we wari kuba umuhanzi, ntago iyi ndirimbo igeze ikinwa ku itangazamakuru cyangwa se ku rubuga na rumwe rwa haba kuri YouTube, ntago iyi ndirimbo yo igeze ijyaho. Ndetse nimwe mu ndirimbo n'umunsi zitigeze zimenyekana, bitewe n'uko yarayanditse akajya yumva we n'inshuti ziwe n'abandi bantu bigeze bayimenya, cyangwa se ngo ikorerwe promotion ngo ishyirwe ku bitangazamakuru babashe kuba bayikina. Ubwo rero Israel Mbonyi amakuru avuga ko nyuma y'icyo gihe yaje kuba yajya kwiga, ndetse ngo iwabo ntago washigikiraga ibyo bintu by'umuziki, byabonaga ko nta kintu cyavamo. Ngo ndetse ngo uyu musore yaje kuba yakomeza urugendo rwe rw'amashuri ajya kwiga icyo twakwita pharmacy cyangwa se medicine. Ubwo angira ngo abaganga tuba turi kugenda 5 kwa 5, yaje kuba yajya kwiga iby'imiti, aza kuba yabyiga mu gihugu cy'Ubuhinde. Ari naho urugendo rwe rw'umuziki ubundi navuga ko rwatangire ku buryo bweruye, hakaza no kuba hamubera intandaro y'umugisha ndetse no gukomera kwiwe kugeza ubu ngubu, akaba ari nabyo tumukesha cyangwa se tumwubahiraho. Bitewe n'uko ngo icyo gihe ajya kwiga medicine yakomeje ryavuga butumwa ryo cyangwa se ngo yamano yiwe kwigaragaza. Hanyuma abantu bo mu Buhinde cyangwa se zimwe mu nshuti ziwe zo mu Buhinde zimugira inama yo kuba yafungura urubuga rwa YouTube channel, akajya ashyiraho indirimbo ziwe. Ngo ndetse muri icyo gihe ari kwiga mu Buhinde nibwo yaje kuba yasohora indirimbo yiwe ya mbere. Indirimbo yiwe ya mbere yaje kuba yasohoka muri uwo mwaka n'ubundi ari kwiga mu Buhinde, aza kuba yasohora indirimbo yiwe ya mbere, ari nayo indirimbo twamenyeho twese yitwa number 1 cyangwa se ngo uru wa mbere. Akaba ari imwe mu ndirimbo yasohotse ndetse ikamuha influence nini mu buryo bwatumye dutangira kumumenya, tumenya ko hari abantu hari umuntu witwa Israel Mbonyi gutangira ubwo ngubwo guhera ubwo ngubwo nibwo Israel Mbonyi yasohoye indirimbo yiwe. Ndetse ngo ikindi kandi nakubwira nuko ngo nyuma yuko Israel Mbonyi yasohoye indirimbo yitwa number 1, byaje gutuma mu Rwanda abatari bakeya batangira kumukunda, ndetse ngo bamukunda batanamuzi, bitewe nuko iyo ndirimbo yiwe cyangwa se ngira ngo abantu mwakurikiranye Israel Mbonyi guhera kera cyangwa mukunda cyane, ngira ngo mwabonye ko indirimbo ziwe za mbere indirimbo ziwe za mbere yagiye akora
ntago zifite amashusho cyangwa se nta video yigeze azikorera bitewe nuko yakoraga indirimbo ariko akayikora mu buryo bwa audio aza kuba akaza-uploadinga kuri YouTube. Ndetse ngo izi ndirimbo ziwe yagiye akora muri ubwo buryo zamuhinduriye amateka, agiye akora n'izindi zirimo ngo yankuyeho urubanza n'izindi ndirimbo zitandukanye, ariko izo ndirimbo zigenda zituma akundwa, abanyarwanda baramukunda ndetse bamukunda atazwi, batamuzi ishusho, batazi isura yiwe, bitewe nuko icyo gihe nta nubwo yari ari mu Rwanda, yazikoraga ari mu Buhinde akaza-uploadinga, ariko zigakundwa cyane n'abanyarwanda cyane, bakifuza kumenya uwo muhanzi cyangwa se uwo muntu ufite impano ihambaye gutyo uwo ari we, ndetse bitewe nuko nta muntu n'umwe wari umuzi, nta foto yiwe, nta kintu cyamurangaga, ndetse nta nubwo yari ari mu Rwanda ngo byibura abanyamakuru bamwaprocinga bakamukoresha ibiganiro. Umuhanzi rero, uyu muhanzi Israel Mbonyi nibwo yaje kuba yatangira kariyeri y'umuziki yiwe, ndetse abitangira ku ndirimbo yiwe ya mbere yaje kuba yitwa Number 1. Ikindi nakubwira kuri uyu musore Israel Mbonyi nuko ngo bya bindi bya gentleman cyangwa se bya gisore, agitangira umuziki cyangwa se agitangira gukora indirimbo ziwe, ntago yatangiye yitwa Israel Mbonyi. Mu buhamya bw'iyo yitangiye kujya ku kitangazamakuru cya Yago Pondat cyangwa se kuri channel ya Yago Pondat, yavuze ko atangira umuziki atigeze atangirana izina afite ubu ngubu rya Israel Mbonyi, ahubwo ngo bitewe nuko yumvaga ko Israel Mbonyi cyangwa se amazina yiwe Mbonyi Chambu yari amazina ya giturage, cyangwa se yibwiraga ko ari amazina atatuma amenyekana mu ruhando mpuzamahanga rw'umuziki. Ngo uyu musore Israel Mbonyi yaje kuba yahindura amazina, yiyita ahubwo ngo aza kuba yakita ngo Mbonyi Mfura Eric. Ubu n'ubuhamya bw'iwe yitangiye ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru cyangwa se n'umusore witwa Yago Pondat, ngira ngo namwe muramuzi mwese. Yavuze ko agitangira umuziki yaje kuba yahindura amazina, yiyita Mbonyi Mfura Eric, bitewe nuko yumvaga ko ayo mazina ashobora kuba amazina ya gisirimu aryoshye, ashobora kumugira umusitari. Ndetse ngo aya mazina yarakoresheje muri cya gihe yakoraga indirimbo zitazwi cyangwa se ahigeze ashira ku rubuga rwa YouTube cyangwa ngo zimenyekane n'abandi bantu bose, ngo nizo izo ndirimbo yazikoze yitwa Mbonyi Mfura Eric. Ariko umunsi umwe ngo aryamye aza kuba yagira indoto cyangwa se ibyo nakita nk'ibonekerwa, aza kuba yasurwa n'Imana. Ngo uyu musore mu buhamya bwe yavuze ko yararyamye umunsi umwe arangije ararota, ngo arota umuntu aramuhamagara ngo ati Israel Mbonyi kanguka, ati kuko anje kukugira icyambu cy'abantu benshi. Ngo ati ku buhamya bwe yavuze ko nyuma yo kumva iryo jwi cyangwa se nyuma yuko arose izo nzozi niho umuhamagaro wiwe watangire, ndetse ngo yaje kuba izo nzozi zaje kuba zamuviramo igitekerezo cyo kuba yakandika indirimbo nanone yiwe yakunzwe cyane yitwa Ku Marembo y'Ijuru, cyangwa se indirimbo ivuga ngo naraye ku marembo y'Ijuru, bitewe nuko ngo izo nzozi yarose abona ari ku marembo y'Ijuru. Ngo hanyuma ngo aza kuba yavuga ko ari naho Imana yamubwiriye cyangwa se yamubwiye ko igiye kumugira icyambu cy'abantu benshi bakamwambukiraho, ndetse ngo bituma ari naho yakuye igitekerezo cyo kujya akora ibitaramo akabyita icyambu. Ngira ngo murabizi amaze gukora ibyambu, concert y'icyambu edition ya 4 ngira ngo yabaye ejo bundi mu kwa 12 ku mwaka ushize muri 2025, iza kuba yabera n'ubundi muri BK Arena. Ngira ngo BK Arena mwese murayizi, ni inzu y'imyidagaduro ikomeye hano mu Rwanda, niho abahanzi benshi bakorera ibitaramo byabo. Uyu musore rero ngo Imana ikimara kumusura cyangwa se ikimara kumugendera muri izo nzozi ikamubwira ko agiye kuba yahinduka icyambu cy'abantu benshi, nibwo iryo zina yabyutse yumva yarikunze izina ryiwe, aza kuba yatangira kuba yakoresha izina ryiwe Israel Mbonyi Chambu cyangwa se Israel Mbonyi. Ndetse ya mazina yari yise yakabyiniriro ariyo Mbonyi Mfura Eric, aza kuba yayahindura atangira kuba yakoresha amazina ye bwite ariyo Israel Mbonyi. Ikindi nakubwira nuko imwe mu myaka cyangwa se umwe mu mwaka wabaye umwaka w'amateka, akaba umwaka w'umugisha kuri uyu musore Israel Mbonyi, ni umwaka w'2014 ubwo Israel Mbonyi yaje kuba yashyira hanze album ye ya mbere cyangwa se album yiwe ya mbere yitwaga Number 1. Ni album yiwe yaje kuba yitwa Number 1, ikaba ari imwe muri album yiwe ya mbere yaje kuba yashyira hanze. Ikindi kandi nuko nyuma yuko uyu musore Israel Mbonyi akoze album yiwe ya mbere yise Number 1, byaje kuba byatanga amahirwe ku bantu cyangwa se bimuha ishusho nshya mu banyarwanda, bitewe nuko ngo batangiye kumenya umwihariko wiwe, uruhare rukomeye ndetse n'Imana itangaje
yari iri muri uwo mugabo Israel Mbonyi cyangwa se muri uwo musore wari ukiri mutoya n'ubundi muri icyo gihe arimo ariyigira mu Buhinde. Baza kuba bamumenya, baravuga ati uyu muntu ashobora kuba afite impano, ndetse batangira kumukunda, abanyarwanda batangira kumukunda. Ndetse uyu muhanzi amakuru dukesha cya kinyamakuru n'ubundi cya The New Times ivuga ko indirimbo yiwe ya mbere n'ubundi yasohotse mu gihe yigaga mu Buhinde, ikaba yaragize uruhare runini mu gutangiza umwuga we w'umuziki cyangwa se kariyeri yiwe y'umuziki no guhindura amateka mu buryo bw'imiririmbire. Kiri kandi nakubwira ko uyu musore Israel Mbonyi muri no album yiwe yari irimo indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko imwe mu ndirimbo nanone zakunzwe ni yari iri kuri album yiwe, ni indirimbo yitwa ngo yankuyeho urubanza. Ngira ngo murayizi mu ndirimbo ziwe za kera, nayo ni imwe mu ndirimbo zakunzwe n'abatari bakeya kuri no album yiwe, ndetse zikaza kuba isoko y'imigisha itandukanye ndetse myinshi itandukanye kuri umusore Israel Mbonyi. Ikindi kandi nakubwira nuko nyuma yuko number 1 cyangwa se album yiwe yise number 1 ya Israel Mbonyi yakomeje gukora, hanyuma Israel Mbonyi akimara gukora iyo album yaje kuba yasohora izindi ndirimbo zitandukanye, cyane ko mu mwaka wa 2017 yaje kuba yasohora indirimbo yitwa Intashyo, ndetse angira ngo yanayitiye album yiwe ya kabiri. Yakomeje gusohora n'izindi ndirimbo zitandukanye, kandi uko imyaka yagendaga ishira abantu batangiye kugenda bamukunda, babona impano yiwe idasanzwe, ndetse batangira kumutega amatwi mu buryo buhambaye. Ikindi ko uyu musore kimwe mu bintu byatumye bamukunda nuko yari afite uburyo bwihariye mu buryo bwo gukora gospel, ndetse indirimbo ziwe zari zimwe mu ndirimbo zifite ubutumwa, ariko nanone zikagira nanone mu buryo bw'imihimbikire cyangwa se mu buryo bw'imyandikire na melody, zikaba ari mu ndirimbo zakunzwe. Ariko nanone uyu musore icyo nakubwira nuko bitewe nuko turi mu gihugu gitoya, ndetse icyo gihe muri iyo myaka ntabwo urubuga rwa YouTube cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga abantu benshi bazikoreshaga cyangwa se bari bazizi, yaje kuba yahura n'ubundi n'imbogamizi zitandukanye n'ibyo ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Gusa ndagusaba kugira ngo fata amasegonda 15 ukande subscribe, numara ukanda subscribe, ukande like, usige n'igitekerezo cyawe, utubwire ku bindi byinshi twagenda tuvuga mu biganiro bikurikiraho. Ngo bitewe nuko muri iyo myaka cyangwa se muri icyo gihe urubuga rwa YouTube rwari rumwe mu rubuga n'ubundi rwari ruteye imbere icyo gihe, ariko mu Rwanda ntabwo abantu benshi bakundaga cyangwa se bakoreshaga urwo rubuga cyane mu buryo buhagije, ndetse ngo ibi byabaye imwe mu mbogamizi yo kugira ngo uyu musore Israel Mbonyi nanone abashe kuba yakigarurira imitima y'abanyarwanda, ndetse bitewe nuko yifuzaga kuba yatera imbere ku buryo bwagutse, ndetse ngo nibwo yatangije cyangwa se yagize uruhare mu gushyiraho uburyo bushya bwo gukora indirimbo ze, ndetse n'ivugabutumwa ryiwe mu ndirimbo. Aza kuba yashyiraho icyo nakita nka translation, cyangwa se kuba yava mu rurimi rumwe rw'ikinyarwanda bitewe nuko rutumvagwa n'abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye, aje kuba yafata n'urundi rurimi rw'igiswahili. Ndetse ngo iyo urebye muri no myaka cyangwa se iyo urebye muri East Africa yacu, usanga ururimi rw'igiswahili ibihugu byinshi bibasha kurwumva, bibasha no kurukoresha, ndetse n'ururimi navuga ko ruri popular mu bihugu bya East Africa. Uyu musore rero yaje kuba yatangiza urugendo rwo kuba yaririmba, akaririmba indirimbo ziwe, akaziririmba mu rurimi rw'igiswahili, kugira ngo n'abandi bantu cyangwa se ubutumwa bwiwe bubashe kugera ahahambaye. Ndetse ngo ibi ngibi nanone ni imwe mu ntambwe zafashije uyu musore Israel Mbonyi gutera imbere ku rwego rukomeye, ndetse bikaza kuba byamugira umuhanzi ubasha gukompeta ku rwego mpuzamahanga, akaba umwe mu bahanzi n'ubundi ntatinya ko no kuvuga ko muri East Africa yose mu bahanzi ba gospel ariwe muhanzi wa mbere, ndetse ubasha gukora ibintu byinshi bihambaye. Ndetse ngira ngo namwe nimba mwarakurikiranye amateka yiwe, uyu musore yaje kuba yatanga izina rikomeye kuva yatangira gukora indirimbo ziwe mu Giswahili, ndetse ngo kuba yatangira gukora indirimbo z'igiswahili harimo indirimbo nyinshi yagiye akora, ariko imwe mu ndirimbo y'ibihe byose tutakibagirwa, tutajya twirenganya, cyangwa se iyo bavuze Israel Mbonyi, indirimbo y'ibihe byose itiza mu mutwe w'abantu yo mu Giswahili, ni indirimbo yaje kuba yakora mu mwaka ngira ngo ni 2020, indirimbo yitwa Ninasiri, cyangwa se indirimbo yitwa Ninasiri. Akaba ari imwe mu ndirimbo ngira ngo yamuhinduriye ubuzima n'amateka uyu musore Israel Mbonyi, bitewe nuko iyi ndirimbo yaje kuba imwe indirimbo mu ndirimbo za mbere zakunzwe cyane muri East Africa, by'umwihariko mu ndirimbo za gospel cyangwa se mu ndirimbo zo kuramya Imana. Imwe mu ndirimbo zarebwe n'abatari bake, kuko yaje kuba yarebwa na miliyoni 89 ku rubuga rwa YouTube, miliyoni 89 ku rubuga rwa YouTube. Ndetse ngo
ku muhanzi mutoya w'umunyarwanda ni ikintu cyari kidasanzwe, ndetse byaje kuba byamuberamo isoko y'imigisha. Ibihugu bya East Africa biramukunda, ngira ngo mujya mureba iyo yakoreye ibitaramo mu bihugu bya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, mureba ko abafite majorite y'abantu benshi bamutegereje, ndetse ngira ngo ni naho afite igikundiro kinini ahubwo kurusha no mu Rwanda. Uyu musore yaje kuba rero yakundwa bitewe n'iyo ndirimbo yiwe ni Nasiri yaje kuba yakora, ikarebwa n'abarenga miliyoni 89. Ngira ngo turamutse dufasha abaturage batuye mu Rwanda, ngira ngo u Rwanda kugeza ubu ngubu ibarurisha mibare, ngira ngo amakuru mperuka agaragaza ko dufite miliyoni 14 cyangwa se 15 aho ngaho ntabwo zirenga. Ariko igitangaje nuko umwe mu basore b'abanyarwanda yaje kuba yagira indirimbo igifite miliyoni 89. Ni ibintu bidasanzwe, ndetse kigeze bigikorwa n'undi wari wese mu bahanzi b'abanyarwanda by'umwihariko aba gospel. Ndetse kinini nakubwira nuko kuri bino bintu umuntu wenyine wari waragize indirimbo ikaba viral cyangwa se ikarebwa cyane ni umuhanzi n'ubundi, ngira ngo muramuzi, umuhanzi ukomeye cyane, sibyo ko muri no minsi nawe nta kintu ari kudutangariza. Ni umuhanzi witwa Meddy Ngabo Medal, niwe wabashije kuba yakora indirimbo yitwa Slowly, ikaza kuba yarebwa na miliyoni 119 zose. Niwe wenyine wari ufite indirimbo w'umunyarwanda waje kuba wagira miliyoni nyinshi ku rubuga rwa YouTube, ndetse ngo akaza kuba yakurikirwa n'uyu musore Israel Mbonyi waje kuba yakora indirimbo ikagira miliyoni 89 za views ku rubuga rwa YouTube. Ndetse ngo Israel Mbonyi abonye ko ururimi rw'Igiswahili rushobora kuba ururimi rwamugeza ku bintu byinshi, yaje kuba yakomeza izindi ndirimbo, akora izindi ndirimbo zitandukanye z'Igiswahili, zirimo za Nitaamini, za Yanitosha, Marengo ya Mungu n'izindi zitandukanye zo mu Giswahili yaje kuba agenda zikora. Ndetse ngo nyuma yuko abonye ko zimwe mu ndirimbo ziwe zakunzwe n'abanyarwanda ari z'ikinyarwanda, yifuza nanone kuba yagira igitekerezo cyo kuba izo ndirimbo ziwe zakunzwe n'abanyarwanda yazisubiramo akongera akazikora mu rurimi rw'Igiswahili, mu rwego rwo kugira ngo n'abandi bantu bo muri East Africa cyangwa se ibindi bihugu bitandukanye bibashe kongera kumenya indirimbo ziwe no kuzikunda, by'umwihariko za ndirimbo ziwe za kera yari yarakoze cyangwa se zakunzwe n'abanyarwanda. Ngira ngo mwaje kuba mwabibona ko hari indirimbo nyinshi yari yarakoze mu myaka ishize, yaje kuba yasubiramo akazikora noneho mu rurimi rw'Igiswahili. Ngira ngo zimwe mu ndirimbo nababwiramo yaje kuba yasubiramo, hari indirimbo Israel Mbonyi yaje kuba yakora yitwa Tugumane, ngira ngo yaje kuba yasubiramo ayita Kaanami mu Giswahili. Hanyuma aza gukora n'izindi zitandukanye yagiye asubiramo. Hari indirimbo indirimbo ya hafi vuba aherutse gukora akayisubiramo no mu Giswahili, ni indirimbo yitwa Unyebuke, nayo yaje kuba ayikora yita Unigeuke mu Giswahili. Hanyuma ibi ngibi nanone byamuguzaniye isoko y'igikundiro, ndetse bikumya kumugaragaza nk'umuhanzi wa mbere w'umuhanga ndetse ufite ubunararibonye mu buryo akoramo umuziki. Ndetse ngo ibinyamakuru byinshi byagiye bimwandikaho, bikamuvugaho, bikamukoraho, ndetse atangirwa no kuba yatumirwa mu bitangazamakuru urwego mpuzamahanga. Ndetse bitewe n'ibitaramo byiwe yagendaga akora, atangira no kuzenguruka isi aririmba, ndetse bimugira umwe mu bahanzi bakunzwe ndetse bakomeye hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ikindi kandi kimwe mu bintu byafashije uyu musore Israel Mbonyi kuba yaba successful cyangwa se kuba yagera ku ntego ziwe ni kingiki, ngo ubundi ngo hari ubwoko bubiri bw'abahanzi. Ngo hari umuhanzi ukora ibintu cyangwa se uhanga agamije inyungu, profit, cyangwa se kuba icyamamare no kuba yaba umuhitinzi agatwika akagira igikundiro cyinshi muri rubanda. Ngo abo bahanzi barahari. Ikindi ngo hari n'abahanzi bakora umuziki cyangwa se baririmba bakanandika bagahanga batabikoze kugira ngo bakurikire fame cyangwa se ubwamamare cyangwa se igikundiro n'amafaranga biva mu buhanzi, ahubwo ngo bakabikora nk'umuhamagaro cyangwa se nk'ububwiriza butumwa, by'umwihariko abo ngabo ba gospel ni munini turi kwibanda uyu munsi, ngira ngo nibyo turi kuvugaho. Ngo ibi ngibi rero kuba Mbonyi yarakoraga umuziki akawukora nk'umuhamagaro cyangwa se nk'uburyo bwo gukorera Imana, byatumye nanone biba intambwe imwe mu zatumye nanone atera imbere, bitewe n'uko Imana yagiye imushyigikira mu buryo bwinshi. Ndetse ikindi nakubwira nuko ngo mu kiganiro cyatangajwe na TNX Africa, mu biganiro yakoranye na TNX Africa, Mbonyi yavuze ko abona ubwiwe cyangwa se yibona ubwe nk'umuhanzi cyangwa se nk'umubwirizabutumwa ukorera Imana kuruta uko yaba umuhanzi ukorera fame n'amafaranga. Ndetse ngo ibi ngibi nanone byatumye aba umwe mu bahanzi bakomeye
bafite izina rikomeye ndetse ngo bigatuma aba umwe mu mwihariko mu banyarwanda bose. Ngira ngo niyo urebye abandi bahanzi bose bo mu Rwanda hano usanga Israel Mbonyi abasiga inshuro nyinshi, cyangwa se mu buryo bw'imiririmbire, mu iterambere no mu buryo bw'imikorere no kwaguka arabasiga, akabasiga kure cyane. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko we ibi bintu akora ntago ngo abikora agamije inyungu cyangwa fame wenda ngo aba ari byo bintu bya mbere ashize imbere, ahubwo ngo abikora yiringiye ko icyo arimo arakora ari umurimo w'Imana, hanyuma na za nyungu zituruka muri uwo murimo w'Imana akaza kuba yazakira nyuma. Ngira ngo kandi kimwe mu bintu nababwira kuri uno musore Israel Mbonyi, cyangwa se uyu muhanzi w'icyamamare dutinya twese twubaha Israel Mbonyi, ngira ngo njye murabizi ndi umufana wiwe, by'umwihariko umufana wiwe cyane cyane, ndi umwe mu basore nkunda kandi nifuza ko mu minsi iri imbere sawa. Hanyuma ngo uyu musore akomeza avuga ko, cyangwa se ubuzima bwiwe, bimwe mu bintu yatangaje nanone ubwo yagiranaga ibiganiro bitandukanye n'abanyamakuru. Ikindi nakubwira kidasanzwe kuri ubu buzima bwiwe yaje kuba yashyira hanze, nuko uyu musore burya yaje kuba yakiga karate, cyangwa se mu myaka yiwe ya gisore yaje kuba yagenda mu ishuri rya gishimirwano cyangwa se karate, mu buryo ngira ngo ni martial arts niko mubyita. Aza kuba yakiga karate ngo ndetse ni umuhanga muri ibyo bintu, ngo ndetse bamwe baje kuba babigiraho ikibazo nyuma yuko bamenye ibyo bintu, baramubaza ngo ese ni gute umukozi w'Imana cyangwa se umuntu usanzwe ukorera Imana udafite gahunda y'urugomo n'ibindi bintu yaza kujya mu ishuri ryigisha imirwano. Ariko ngo we asobanura ko, cyangwa se mu biganiro bagiranye n'itangazamakuru n'ubundi nk'uko nazo mbabwira, by'umwihariko TNX Africa, yasobanuye ko we kuri we bitewe n'uko ngo yize medicine, karate yayize atagamije kwiga just nka martial arts cyangwa se mu buryo bw'imirwanire, ahubwo ngo karate yayize bitewe n'uko ayifata nka siporo nk'izindi zisanzwe. Ngo ntabwo ugeze yiga karate agambiriye kugira ngo ayige arwane cyangwa se azagire urugomo. Ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo yize karate agamije. Ati ahubwo njye nayize karate, mu kiganiro yavuze ko ati njye nize karate mu rwego rwa siporo cyangwa se mu buryo bwa relaxation cyangwa se bwo kurelaxinga. Ati nibwo buryo yizemo karate. Ikindi kandi nakubwira bimwe mu bintu byaranze cyangwa se imbogamizi zatumye uyu musore yagiye ahura nazo Israel Mbonyi, nakubwira ko icya mbere yari iya mbere yo guhuza amashuri n'umuziki, bitewe n'uko yagombaga guhuza amasomo ye ajyanye na farumasi cyangwa se n'imiti n'urukundo rwe rw'umuziki, byose akabikora kandi ntihagire ikintu na kimwe gipfa. Ikindi kandi ngo gutangira nk'umuhanzi wa gospel mu isoko rito hano ngaha mu Rwanda. Ngira ngo murabizi u Rwanda mbere ikintu cyitwa gospel ntago cyari gifite ishusho cyangwa se ntago cyakundwaga cyane. Ngira ngo ni bimwe mu bintu tunashimira umuhanzi Israel Mbonyi ko yaje kuba yafata umuziki nyarwanda by'umwihariko gospel akayishyira ku ruhando mpuzamahanga, isi yose ikayimenya ndetse ikamenya ko mu Rwanda hari abahanzi bashobora kuririmba gospel ndetse bikabaviramo inyungu, bakaba babasha kuba bagira fame ikomeye ndetse bakamamara. Ibi ngibi nanone ngo bitewe n'uko isoko ryo mu Rwanda ryari ritoya ndetse ngo kuba waritangira uri mu gospel byari bigoranye, namwe zimwe mu mbogamizi yagiye ahura nazo, ndetse ubutumwa bwiwe ntabwo bwabashaga kugera kure bitewe n'uko gospel muri icyo gihe yari iri hasi, ntabwo yari iteye imbere, yari yaciriritse cyane. Ikindi ngo yahuye na zimwe mu zindi mbogamizi yaje kuba yahura nazo, ngo abantu batamwumvaga cyangwa se batamwumvaga, harimo na famiye yiwe agitangira. Ngira ngo nababwiye ko bamujyanye ubundi kwiga farumasi cyangwa se agiye kwiga farumasi mu Buhinde mu rwego rwo kugira ngo bamuhungishe umuziki cyangwa se ibintu by'umuziki abireke. Ikindi kandi imbogamizi ya kane yaje kuba yahura nawe ni ukwagura umuziki we hanze y'u Rwanda kugira ngo n'abatari abanyarwanda babashe kumva umuziki we, bitewe n'uko u Rwanda ngira ngo ururimi dukoresha ikinyarwanda ni ururimi rusanzwe ruciriritse abantu batumva benshi, ariko ntago mumbabare ntabwo ruciriritse, ahubwo ni ururimi rugoranye ibindi bihugu byo muri East Africa bitajya bipfa kumva. Ariko ngo uyu musore Israel Mbonyi kugira ngo overcoming ino challenge nibwo yaje kuba yagira icyo gitekerezo n'umuntu nahoze mbabwira cyo kuba yakora indirimbo ziwe mu rurimi rw'igiswahili. Ikindi kandi ngo umuvuduko nanone wo gukomeza kuba ku rwego rwo hejuru, cyangwa se iyo umaze kumenyekana ubundi ngo abafana batangira kugira ibyo bakwitegaho cyangwa se bimwe mu bintu bakwitegaho bitandukanye. Ngo ibyo ngibyo nanone bimwe mu mbogamizi nanone ushobora guhura nazo, bitewe n'uko ngo iyo abantu bari kugukunda, iyo umaze igihe udakora ukamara nk'ukwezi udasize indirimbo hanze,
batangira kugufokasingaho bakavuga ngo wa muhanzi yazimye cyangwa se nagishoboye kuduha imiziki bitewe nuko nyine uyu murazamuka uri muramenyekana hakiri igihe utari murakora indirimbo. Ngo nanone iyi ni imwe mu mbogamizi ngo yahuye nayo mu rugendo rwe rw'umuziki rwa kariyeri nyundi yo kugira ngo abe umuhanzi ukomeye. Tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu n'umundi ngira ngo twibanze kuvuga cyangwa se kugusesengura ubuzima bwe muri rusange bw'umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda dufite witwa Israel Mbonyi w'umuririmbyi wa gospel. Tugana ku musozo w'iki kiganiro rero uyu musore yaje kuba yabazwa n'itangazamakuru ry'igihe, aramubaza ngo ese wasangiza abanyarwanda bimwe mu bintu byagufashije kuba wagera ku ntsinzi cyangwa se kuba waba umwe mu bantu bakomeye, ndetse bamubaza ngo ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubashe kuba wakomera cyangwa se utere imbere. Ndetse ngo uyu musore yavusobanuye ko ikintu cya mbere cyamufashijwe ngo kugira ngo atere imbere cyangwa se agere ku rwego mpuzamahanga, ngo icya mbere ni ubutumwa cyangwa se ngo kuba indirimbo ziwe zishingiye ku butumwa no kwizera, ibyiringiro ndetse n'urukundo, ndetse ngo by'umwihariko akaba umwe mu bantu basomaga Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana. Ngo ibi ngibi byamufashije kuba yatera imbere ndetse akagira igikundiro bitewe n'uko indirimbo ziwe ni indirimbo mu by'ukuri niyo uzumvishe umva ko zirimo ihumure cyangwa se umva ko zirimo amagambo meza yakubaka cyangwa se yakugirira umumaro mu buryo bw'umwizerere no mu buryo bw'ubuzima bwa gikristo. Ikindi cya kabiri ngo umwimerere, uyu mugabo azwiho kubaka cyangwa se kwandika indirimbo mu buryo bw'umwimerere, akagira indirimbo nziza yaba mu buryo bw'imihimbire cyangwa se n'abacuranzi ngira ngo na bande wongera ngo ureba abantu bakoresha cyangwa se akorana nabo n'abantu b'abahanga mu by'ukuri bafite umwimerere cyangwa se bafite uburyo bakoramo ibintu byabo mu buryo bwa kinyamwuga ndetse no bwa gihanga. Ikindi cya gatatu yaje kuba yasobanura ko ni ukwihangana, ndetse ngo uyu musore kwihangana kwiwe cyangwa se kuba yaba umuhanga akihangana nabyo byamufashije kuba yatera imbere akagira ku rwego rundi ngo rutangare cyangwa se ruhambaye. Ikindi kandi ngo uyu musore aravuga ngo ikindi cyamufashije nanone gutera imbere cyangwa se kwaguka ngo nuko yaje kuba yakwagura imipaka, akaba yahindura style yakoragamo indirimbo ziwe agakora no mu rurimi rwumvwa n'abantu benshi muri East Africa. Ngo nabyo biri mu bintu byamufashije kuba yatera imbere mu buryo bwiwe bw'umuziki cyangwa se mu iterambere ry'umuziki byiwe, aza kuba yatera imbere bitewe n'ibyo bintu. Ndagushimiye ko abanye nanjye mu iki kiganiro, ndagusaba kugira ngo kandi subscribe niba utari wabikora kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu biganiro bya buri munsi. Ciao ciao.